Sawa pe. None se Sophie hari ikintu nshaka kukwibariza mwana ntabwo twari duheruka. Ako sura muhungu mbarimo mbazi ko numvishe ngafite akantu k'akarorero yaba yaragutumye. Nawe se yarabikubwiye? Ahubwo ntabinegereje ko uzampamagara wenda ngo numve uko bimeze. Ndahe. Ibintu dushakira n'ibiki shanyine ubwo nyine nari bituzageraho turebe icyo dushakira aho wenda turebe ko ari amahoro wasanga ibyo byaravuyemo akana kadutekera ubugari n'isosi byayo mbega reka atari byabyobo ariko burya bikora umutuzi ku bugari ahubwo reka tumwitege tuzaba tureba ibyo byobo se nibyo uzadutekera biba biryoshye ku bugari ma mbabwira imba ari ibyo bazajyana ibyo kabisa ndabizi byakwanduza amenyo ariko nareba impamvu umuntu azagerageza kubona ushobora kuba bagusweragiye imihanda buri dukanda buri gihe bana mano ariko ushobora kuba bari hafi nabo sonde wa mu DJ binatumiye aho babambehereza byasa bana kabisa ubuse cyamagare DJ numva hanageze allo bimeze bite DJ uri mu ntindira kabisa ubugeze gerageza ubanguke ubundi mu rugo mugire mu banguke nta kibazo kubona ahantu kabisa kandi ntaza kubona ahantu mbagera kuko abantu natumiye ni benshi yega iki kirori cyaje giteye ubwoba kado ndahari ububwira mbese ufite ubwoba bwo kutuza ariko byagenze bite aya ntabwo hawo noneho ndagira ngo mfashe subize ko mfite ikirori rwose se fasha dusohora udutebe tudushyire hano hanze kugira ngo abantu baze kubona uko bicara kabisa twagira fo taza kodega muzeru ticu mugambi ese bite muzeru show yaje dikira bayikorera mu nzu ashatse uryo kigo kwikorera hano hasi kabisa oya ndafreka ruricara muzeru kubura dore wowe uricara hagana ahagaha rwose ntugire ikibazo icara nta kibazo wowe mukaje kudusangiza ibintu biza cyane kandi yishyiraho wowe ugusubiye mu gikari gira fa Kadogo Barano icyo gukora akaya Urabona ko abantu tumaze gutera uri kwibona genda widodo urebe hariya muri firigo ndaremo amacupa y'ibintu neza ariko ko mutagamba muzi turagamba DJ waje kuko turagamba nabonye n'ifite umva naringiye kwa boss mbarimo mbazi ariko baretse gato manze nite ku kirori cye twata tuvuga boss meze tese papa ari bikabisa musaza meze bitese yanda bana n'abana bameze bishi kabisa nawe uri kwibona se naho wateguye natawe ahubwo reba uko ugenza ahubwo bana ndagupasa cyane wabonye ko uyu bwana ari buzima kabisa bana mwegera ariko uko nigenda uri uko ugenda kabisa nta by'umupaka ahubwo nanyegera umva ntari bikabisa urisanga kabisa ako warutinzeho aya ntago ninzemo cyane ntari bito ngo umuntu ibikinze bira buryo kuri urabona iyi saha igihe
naho ubundi si umusaza natugire vuba ndumva ikintu cye cyaka kimeze nabi kabisa hajya hayo hatanashya urebye igihe nazi amazi yarenze inkombe muhumure kabisa Kadogo urabari ari gucafuza vuba ubwo bagiye kuza kabisa bagiye kuza ahubwo ni mugire vuba muri ukuntu mutugenza ahubwo ndumva ibintu ari atari yigaye Kado bana shyira makete kabisa banguka niko mwana umutiro ari utavuga rwose urabona igihe twaziye umutiro rwose uravuga pe nyarema rwose Kadogo ntabwo byumvikana iyo ukuye inzoga muri furugo iwanjye wumva ko ari Bralirwa yazimenya aha ngaha ku buntu ariko boss rwose nabonaga abantu twari twabatindiye nari ngerageje kubaramira n'undi munsi iyo ugiye gusereva inzoga uhera kuri nyir'urugo uri kumva akayisomaho akabara guha abandi yego utazongera wihahita nawe ndi se boss uyu munsi kabisa twari tukwiteza ahubwo njye nkibaza ndabona nawe n'umucuranzi watara abana nabo ni neza uri kumubona abana mba mbabona kabisa n'imyoto wateguye banakoze mu nganzo wakira ahubwo uyu musaza nawe ntabwo uko yigenza ariko ucurure gake utaza kutubihiriza mu kanya n'abana uri kumubona DJ uri kumubona kagatera imbaraga zo kuvuga aka gacurangisho nako ni sawa ariko igigero yaricyo cyane nyabo iyi nana zo ndabona kabisa ibintu ari neza ahubwo kabisa ariko uri kubona uyu burya bwose akantu gakura bari akadata ubaze nawe urabizi ndabizi ubundi umugabo ararya zikishyura ushatse kuvuga iki boss ushatse kuvuga iki ntabwo uzi imisiyo mfite muri ino minsi se erega nanjye nta kintu wari wambwira kabisa kabanze murabona rero kuba nabateragereje ahagaho uyu munsi hari akuntu ngire ndatigisa udufaranga hari agakobwa bari naragiye giye gatekera ubwo turabizi igihe ubundi ubuzima bwanjye bwo kujya gushaka ibyo babaye frere aho mwana njya nkubona kabisa amato ariko urabona mu minsi iribuze kabisa ahubwo manzi kubita akarubanza ugiye kwinyara reka turebe ko tubigenza ariko kabisa reka mpereze uyu mutoto kabisa mbega inaha ahubwo inana irabasha kwe ntubizi se oya ni inyenyeri reka urabizi baravuga urumva oya soma umukobwa arahunze yamuhaye magana ane umukobwa aragarama yamutuye hafi kane ubwa gatanu aregegeza hanze madogo twagiraga abana bazi ubwenge baraziranye umwe akina hasi mu wa gatanu uwa gatandatu akawumenya abaziranye ntibongera n'imbere bagita imbaraga no hamwe abana bacu barabirori byabo wa mubyeyi we abana baba bagukinire neza ureba umubyinnyi ureba neza mama rugamba rw'ihabarya Biasi ndaye iri hari imbere yantwaye umugabo ariko agomba mbona ka gasura ndakamena ntabwo nabyumva ku buryo ngenge kwisurira umugabo musenzi n'indangiza nsange yantanze ariko nari murwaye igihe ariko mva agomba mbona ka gasura yanze ngomba kwihindura umukara niko muko mva bimeze sawa ugeze ajya kunsurira umugabo ubwo se ndagira nkubaze wari wagiye kumara iki umuntu w'umumama
yifata ajyana umugabo we kumufungisha nkaho atari umugabo we si ubundi mwarasezeranye ariko niko indaya mwabaye siko nanga ababyi nkayanya nta soni indaya mbaye nta soni ukiwa ndaya wambwakazi None navuze ko isura yanjye igomba kurindira nkayigira umukara ariko ugomba kumbona soni cyagure musuzugura kureba ibyo bisatsi byawe uri kureba hameze nk'ahanjye ani soni ngifite umusatsi wanjye mwita amada ufishe witonde wongere gutonda nkakubona kuri geza none nari nkurwaye ariko none nari nkurwaye nari maze igihe ndwaye kuri kanza